nagira ngo mbabwire ngo nubwo muhangayikishijwe n'ibyorezo birimo guhitana abandi, abantu Imana yavuzeho bafite akagezi bazarindirwa. Ikintu kiri gutuma upfa vuba ni uko nta mvugo y'Imana iri kuri wowe, kandi Imana ntivuga ko umuntu adahari. Ntabwo waba wigize inzererezi muri uyu mujyi utagira umwanya wo gusoma Bibiliya, ufata amasaha 24 nta telefone niyo wiberamo, mbega ntabwo Imana ishobora, nta n'inyinya yakwereka. Wowe rero korona iragufite mu biganza. Uririmba wikinisha, ukaririmba usambana hanze, ukaririmba utingana, ukaririmba ukora nuko nahashi hari uburyo aravuga ati wowe ntabwo nagukura muri korali, ahubwo wemereza ijisho ry'iburyo wikomereza akazi kawe. Wanjye rero utajya wihangana mu kuvuga, ngenda nkareba uri konsa umwana w'uruzingo amazina y'abana kubi. Niyo mpamvu rwose y'abana mbwira umugabo ntinujya kwita umubase urayavuga ariko ntayaguhaye. Nkareba wa wundi ufite umwana w'uruzingo nkamubwira nti uwo mwana yitwa nde, njya kumukubura kubwira ni Nyiranzu ukomerewe. Wagera kuri wa wundi ufite icyana gipika kimwe cy'ibisatsi n'ubona ubona icyana nyine kimeze kuku, uwo nguwo yitwa nde? Yitwa Gasaro, yitwa Souvenir. Ko ntacyo iyo ari ukomerewe na Souvenir ari amezi 3 n'igice ntibatera urushinge rungana abana. Aha murahumvise? Murahumvise? Ngo bose baterwa iki? Ubu biravuze ngo twese uko twahuriye imbere y'Imana twiyoroshye tujye ku munzani urukingo rudufate. Nabuze mabana okaza ihangana urukingo rugufate turebe ko Imana yakureka. Ijambo riratubwiye ngo ariya beshi bahura n'ikintu bita ikibazo. Ariya beshi ni bene wacu bari mu Isiraheli, bari bageze ahantu umugabo bita Nahashi abagota kubera ko kubica byari byarananiranye. Bageze ahantu ngo umugabo Nahashi abigaho ashaka uburyo yabahemukira araribura, ngo atekereza uburyo Abisiraheli agomba kubangiriza araribura kubera ubushobozi bw'imbaraga zibabamo. Ngo aragenda afunga amayira yose, imipaka arayibana, turebe ko wenda ariya beshi bari bagoswe wenda na korona nk'uku kuntu bimeze. Ngo umugabo Nahashi ngo aragenda arega inteko avuga ko nta Mwisirayeli uri buvome amazi, uri buve mu nzu ye, uri bujye ku bitaro kubyara, uri bujye mu rusengero. Ngo afunga imipaka, indege, imipaka hasi mu birere afunga, ngo kugira ngo abicishe inzara bahindukire bamukore. Kandi bene wacu nabo intumbero yari ugukomeza bakajya iyo baca, ntabwo bariye mukabaha. Intumbero yari ukugira ngo bagere iyo bagomba kugera. Ngo Nahashi rero ngo amaze kubitegereza, ngo abona bageze ahantu bananiwe, ngo abona ageze ahantu banambutse, inzara y'umwuka ibakubise, ngo bamaze guhondagurwa, ngo aritegereje neza, ngo abona nta masaha asigaye ngo bapfe. Umwe muri bene wacu agira ikibazo avamo, aravuga ati uyu mugabo ko ari umugome, nimumureke tumusange tumubwira dusaba icyo ashaka tugikore, ariko tureke tugire ubuzima. Ngo baragenda basanga umugabo Nahashi ati Nahashi, inzara igiye kutwica, amasoko bayafunze, inzuzi zakamye, insengero zirafunze, turashe mutegeke icyo dusaba
turagikora ariko twemerere abana bo kwipfira mu maso baba baramwigemuriye tega amatwi wumve ubeho ubona hashimishijemo amaso ngarabareba murifuza ko icyo nkeneye mucima mukabaho bati mubabareba guhera ku birenge uriya mureba ukuntu uteye mu ngingo zose ufite hari urugingo ushobora kubura ugatakaza ubuzima ngarabareba ngabona nabaca amaboko bari bubeho abona nabaca amaguru bari gushakira utugare ngabona nabaca amatwi imyenge yo kumva itari buzibe ngarabareba ngo yibuka ko ikibasha Abisiraheli murahari bivuge ngo yibuka ko ikintu kibatunze ngo yibuka ko igituma barwana bakaresha ari uko bafite amaso areba ese abapantekote ba kera bavugaga amaso agahita amenya icyo uvuze ntabwo mvuze aya yambaye amadarubindi ndavuga n'urya mukarota urahandi kandi uraha babarebye babona ubushobozi bafite bwose ni amaso arababwira ati bagabo bene data icyo musabiye ndakibaho guhera ku bana banyu bano batoya ndagira ngo mbabwire ngiye kuzana icyo bise kinini cy'ikidasesa cyangwa intara cyangwa ipurato cyangwa isiniya buri muntu wese uko ari aha ngaha ntabwo ntibubasaba akantu kagoranye ndagira ngo muhurire n'ijisho ry'iburyo kuva ku mugore arikurwemo umusore arikurwemo umwana muto arikurwemo umukecuru arikurwemo umusaza arikurwemo umushumba wanyu arikurwemo umuririmbyi w'umuhanga arikurwemo nkeneye ko mbabona mudafite amaso y'iburyo kandi numva nifuza kubahindura igitutsi ku banzi banyu batuvuze ngo iki ndababwiye ngo nta kindi kintu ndi bubakorere kugira ngo mbareke mugende kugira ngo mukomeze muririmbe kugira ngo mukomeze muhimbaze kugira ngo mukomeze mwicurire kugira ngo mukomeze mukore ibyo mwifuza ngewe ntabwo ndi bubakure mu rusengero rwanyu sindi bukubuze kwitwa umwangirikani sindi bukubuze kwitwa umudive sindi bukubuze kwitwa umukatolike sindi bukubuze kwitwa umupantekote sindi bukubuze kwitwa umukristo runaka ngewe icyo nkeneye na hashi ndashaka ko amaso yanyu y'iburyo yose buri wese agenda abinogoramo akarishyira ku isahane mukikomereza gahunda zayo kuko nukurwa mu ijisho ry'iburyo bikavuga ngo abarindisha amaboko ye ngo bazaba amahoro basa kandi abantu yafatishije ukuboko kw'iburyo ngo basuye nk'imizi barakomera ijisho ry'iburyo turi guhe utureke turi dusenge duhazwe duterane tujye mu kazi dutembere isi tudafite iry'iburyo dufite iry'imoso ijambo ryambwiye ngo baramubwiye ngo buturetse gato iyo ngira abapantekote twatera nyagasani twihanganire gato bose tubabarire utwihanganire gato tugire icyo tuvugana turakuzanira igisubizo cy'icyo twazi ngo komite yigira hirya gato ngo bafata abayobozi babo zagaruka buzuye umwuka wera ngo bafata igice cy'abayobozi ngo buri muntu wese n'icyo ahagarariye ngo buri muntu wese n'icyiciro ahagarariye
bagabo bene uyu mugabo Nahashi ko dusabye ijisho ry'iburyo kandi ko muzi ko aya maso ari yadutunze ko tuyama tukamenya aho bishamari ko tuyama tukamenya aho abafilisitiya bayituke turamara kumuha ijisho turasigara turebesha iki ko na Yesu yavuze ngo ijisho ry'iburyo cyangwa akaboko k'iburyo rigakora ak'ibumoso rikazabimenye none uyu mugabo yaraturushije ubwenge twamara kumuha aya maso abasambana ntibazasambana twamara kumuha aya maso ukuramo inda ntazayivanamo abishaka twamara kumuha aya maso umuntu ntazajya yica undi ngo bararahira bati iyi ngingo yo ntitwayibona ntabwo twamuha aya maso ndagira ngo mubwire ngo mu bice byose bikugize udafite amaso ntiwamenye iyo ujya ni urugingo rutagira insimburangingo n'inaha abaganga murabizi umuntu akurwa nk'ijisho bagerageza kugira ngo bamufashe bashyiramo iry'injangwe iy'ihene iyi ni piyesi itagira piyese doroshaje baramubwira bati twazuye iki twebwe tugiye kumusaba iminsi 7 Imana yaduhamagaye nitadutabara ngo idukure mu maboko y'uyu mugabo iminsi 7 ikarangira tuzamwigemurira baragaruka baramubwira ngo Nahashi twebwe ureba twemerere uduhereze iminsi 7 iminsi 7 tubatse tugiye guhamagara Imana ikagenda cyangwa ntabwo yagenda baramubwira ati twebwe ni iminsi 7 tugusabye turi mu gihugu cyawe tukwemerere hamwe n'iyaduhamagaye tuyifitiye icyizere iminsi 7 nirangira itaradutabara turamwigemura Bibiliya yambwiye ngo bakoze umwe ngo bahagurukira hamwe nk'umuntu umwe ngo babimenyesha umugabo bita Sawuli n'umwe wari umaze kwimikwa yabuze indogobe za papa we ngo baramubwira bati bosi niwe wari usimbuye Samweli kiriya gihe baramubwira bati tabara uze udusanga ahangaha iya Beshi turi tumerewe nabi umugabo wadufashe adusabye ingingo y'amaso twanzuye ko tutayimuha Sawuli mwibuke ko yaje ngo agasanga barimo barira baboroga arababaza ngo ko murira mwabaye iki baramubwira bati uyu mugabo reba yadusabye amaso y'iburyo ntabwo yatwatse iry'ibumoso ahubwo arashaka ngo tumuhereze iry'iburyo hanyuma ikindi gice gisigare kidakora none gira ikintu utangaza Sawuli mu mwuka w'Uwiteka umuza bazibiranwa n'uburakari kubw'agasuzuguro ngo Nahashi yarasuzuguye ubwoko bw'Imana ngo afata inka 2 ngo azitemagurira imbere yabo kubw'uburakari arababwira ngo izi nka ndemaguye muzitegereze umuntu utari butabakarane na Samweli na Sawuli abigisha ivanjiri ntagatifu ubwo yanditswe na Musa arabwira ati umuntu utazatabara reka ndagira ngo mwumve ko tugeze mu gihe cyo gutabarana n'Imana aho rukomeye umuntu utazatabarana na Samweli na Sawuli uko izi nka zitemaguwe niko nawe azatemagurwa kandi agatemagurwa n'umuryango we ngo bose ngo babyumvire icyarimwe ngo batabaza umunsi wa mbere batabaza umunsi wa kabiri batabaza batabaza umunsi wa gatatu batabaza umunsi wa kane batabaza umunsi wa gatanu batabaza umunsi wa gatandatu bageze ku munsi wa karindwi navuze ngo amen bibutse ko karindwi y'Imana yarabikoze ubwo bari barimo barazunguruka Yeriko bazungurukaga Yeriko babona nta kirimo kirara ariko bitagaragara by'Imana nibwo bushobozi bwabo
isonga ngo bazengurutse karindwi nta kintu babona ariko ku nshuro ya karindwi ngo yari kwibuka nta nteguza kubera ko ibitagaragara nibwo bwenge bw'Imana. ngo ku munsi wa karindwi ngo Imana ibahereza imbaraga, haleluya, ngo ibahereza ubushobozi, ngo ibahereza imbaraga, ngo Sawuli azana ingabo, haleluya, ngo baragenda baterana hashi, ngo bararwanya, Imana irabatsindishiriza, ngo Imana irabashyigikira, amaso yabo ntiyakurwamo kandi baranesha barakuka. Ndagira ngo nkubwire ko Imana igukura ahantu igifite ingingo zawe. Niba uzi ko wakuwemo ijisho ry'iburyo nta kintu usigana, kandi kizatubwira ko nta n'amaso ufite, ibintu ukora uri umuntu w'umugabo, ibintu ukora uri umuntu w'umugore wose abana, ibintu ukora uri umwari, igihugu n'umuryango bitegereje n'imbaraga bikwereke ko ushobora kuba udafite amaso. Wibutse ko Nahashi ntabwo afite intego yo kumukura mu rusengero wari urirwamo, ntabwo afite intego yo kumukura mu kazi, ntabwo afite iturufu yo kugira ngo amukure mu rugo rwawe, ahubwo afite iturufu yo kugira ngo akwambure icyo Imana agusigire ibitabara. Uririmba wikinisha, ukaririmba usambana hanze, ukaririmba utingana, ukaririmba ukora byose. Nuko Nahashi hari uburyo aravuga ati wowe ntabwo nagukura muri korali, ahubwo wemereza ijisho ry'iburyo wikomereza akazi kawe. Nahashi agera ku mugore arambwira ati ese ntibugukure mu rugo rwawe mama, icyo nibukora ndagukura n'ijisho ry'iburyo rishobora kutakwereka ko ejo ushobora no gupfa nawe ugasiga abana. Nahashi agusigira ijisho rishobora kukubwira ngo wibe ikigo ry'uri umupfakazi, iry'iburyo ryo kwirinda yatwaye, arahita agutera abaterankunga bakorera imoso bazajya gusambanya ariko bakwishyurira abana minervari. Ni ukubera ko ijisho ry'iburyo ryagiye, ntabwo azagukura mu rugo rwawe. Nahashi niyo ntego ye, ariko hamwe no gutabaza, hamwe no guhamagara ko mwana bari mu kanya, hamwe no gutabaza, hamwe no kwinginga Imana, munyemere tuze kugera igihe tubwire Imana ngo Nahashi yaduteje korona, Nahashi yatugoteye mu mpande zose, ariko tugabarira utwoherereza intaraza zigende zibwire iwacu ko ijambo ryavuze ngo ejo ku gasusuruko tuzatabara. Imana ishimwe ko igitanga ubutabazi. Bari bageze aho gupfa, ariko Imana irababwira ngo nimuhumure, ntabwo muri gupfa uyu munsi, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Si ubwa mbere si n'ubwa nyuma Imana itanga ubutabazi umuntu ageze igihe cyo gupfa. Uyu mugabo Elisa twasomye kandi ngiye gusoza, uyu mugabo Elisa twasomye no Eliya, tuvuge ngo amen, nagikirije amen. Uyu mugabo yabayeho akoreshwa n'Imana ibitangaza byinshi, ageza ku rwego Imana imwishimira, imujyana mu ijuru adapfuye. Kuva isi yaremwa ntabwo turabona undi muntu waba waragize ayo mahirwe uretse umugabo bita Enoke wabanye n'Imana imyaka 900. Ngo Imana mu bagabo babiri Eva nibo yatwaye n'umubiri n'amaraso irabajyana. Eliya rero yabayeho Imana imukoresha iby'ubutwari. Ahantu twasomye ni ahantu hatubwiye ngo Imana iramubwira ngo jya ku kagezi. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo muhangayikishijwe n'ibyorezo birimo guhitana abandi, abantu Imana yavuzeho bafite akagezi bazarindirwa. Ikintu kiri gutuma upfa vuba ni uko nta mvugo y'Imana iri kuri wowe, kandi Imana ntivuga aho umuntu adahari. Ntabwo waba wigize inzererezi muri uyu mujyi utagira umwanya wo gusoma Bibiliya, ufata amasaha 24 nta telefone niyo wiberamo, mbega ntabwo Imana ishobora, nta n'inyinya yakwereka. Wowe rero korona iramufite mu biganza. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo muhangayikishijwe n'ibyorezo birimo guhitana abandi, abantu Imana yavuzeho
bafite akagezi bazarindirwa. Ikintu kiri gutuma upfamura ni uko nta mvugo y'Imana iri kuri wowe, kandi Imana ntivuga ko umuntu adahari. Ntabwo waba wigize inzererezi muri uyu mujyi utagira umwanya wo gusoma Bibiliya, ufata amasaha 24 nta telefone niyo wiberamo, mbega ntabwo Imana ishobora, nta n'inyinya yakwereka. Wowe rero korona iragufite mu biganza. Imana tuwiteka, yewe ni umwana w'umukobwa ariko imyaka irangoye, aho kugira ngo mbeho ubuzima bwa gisambanyi, mbeho ncuruza amagara, mbeho n'ubudandaza amagara, imyaka yanjye yifate uyikomeze, umuhereze imbaraga zo kukuririmbira, zibura ningora umurimo wawe uzatabarira aho ngaho. Niyo minota ntuwifata, ahubwo mu mwanya wo kuryama ngutekereze ko wagira igenamigambi ryo kuririmbira Imana. Ubu urimo uratendeka abasore 320. Abo rero barakwibikiye kugukuramo amaso yombi, wowe uzakubitana n'ureze na hashi, azakubanaho imigabane irindwi niyo bakuyeho Samusoni, narangiza yakukuremo yombi. Tujya tukureba tukuburira izina, kandi na hashi mbibutse ko atari igicucu, ni umunyabwenge. Arakureba akakubwira ati no, iyo ngusamye uri umukobwa yivanemo, wongere utebeze, upige stile, ibirori birakomeje. Nahashaka kwambura uburenganzira bwawe, akakwambura indangagaciro, umwari w'umwana w'umukobwa, kandi wicara utegereje ngo Imana izampa urugo rwiza, Imana izampa umugabo uzubaha, nzabyara abana bazarorokera igihugu cyangwa bakororokera itorero. Wapi? Nahasharaza akabikubwira neza, akajya inama, yamara kukureba mu mutwe aha ngaha, wamara kuyikuramo, ejo mu gitondo ukajya wicara. Tutabakobwa nibahaguruke batere haleluya, hari igihome rebera. Abakobwa bahaguruke batere haleluya, harya nakuyemo ebyiri, ubwo ni Patrick na Peti bapfuye, kandi ntawe ubizi kuko ntabwo watabaje, wabirangirije hirya iriya. Uhera mu rungabangabo, mu bakobwa, mu bagore babyaye ntuboneka. Shana nubwo wenda kwitwa umufiyemere kobwa gore, siko bavuga se, si fiyemere kobwa gore, fiye n'umukobwa, mere ni mama. Ati haleluya, yemagaza nshima Imana ndi umufiyemere. Umukobwa w'umugore ntabwo abaho, habaho umugore wabyaye hakabaho n'umukobwa, siko mubizi. Rero uyu muntu nimba uyu uvuga ati fiyemere, ubwo ni wa wundi waba warabyaye nyine katubwira akamurera agakuru. Naho rero uyu mwana Nahashi yafashe, we agukorera iturufu nziza yo kugira ngo agusige mu kiziga cy'uburyo ushobora kuzapfana intimba. Imana ifashe urubyiruko rwaje rutega amatwi, abana b'abakobwa muri abo, ndagira ngo mutege amatwi 1120. Ubwo hari ibintu tuvuga mama wawe atakubwira, kandi iyo ari umunyabwenge uragira ejo hawe hazaza. Uwantoje yarambwiye ko icyo uzaba ejo uri cyo none uyu munsi. Umwifato utwereka none utwereka ejo hazaza hawe. Inaha rero muri ndahasanze inkuru, kereka niba barambeshye bakangumurira ngo hari ikintu bita boyfriend na kikindira. Girlfriend, boyfriend, babona baki, babona bakumwe, abana b'abakobwa mwaje cyangwa ndi muhano. Ubundi umuntu agaciro ni ukiha. Izina ry'umuntu rigira agaciro bitewe n'icyo yarikoreye. Aba bana b'abahungu mureba aha ngaha, ahantu hose ubona umuntu wambaye ipantaro, abakobwa baraharira
umwandikishije ko hari ntabimenya abahari barize azamura ni boruko sinde bamuharira baya ni muhumure ntabwo mvuga bya bindi abangaba mureba abangaba muhagarara ariko mwabana batsikugira uzajya mubyina gusa umuntu atabakoresha itangazo yemwe bakobwa aba mureba ahangaha n'uwo nguwo kwicara iruhande yaba ari imbere yaba ari uyu ni umuriro izi ni faya aba ntibakinishwa aba nta mbabazi bagira aba ngaba nta kibazo na kimwe bazigira bagira nk'icyo uzagira uzigera ubona atwaye inda y'ububa ateze urujya kuyikura cyangwa nyewure ntabwo imwitana ntabwo azigera ari naryo niyo mpamvu umuntu uzakubwira ngo dukundane icyerekezo n'ikirere cyose yaba afite umuntu uzashora ijambo mwita urukundo akarizana ridafite kukurinda uzashyireho towa murareba tate mwakwemera ko yaba yarageze muri iyi myaka mwandebye bakirisitu bavanye yarahaciye ntiyahaciye tate uw'ipantaro wayambara birabuze gusabwe gukorera Imana ukiri muri ubu buzima kugira ngo ejo iminsi wowe waba ushaka utashaka uko imyaka igejeje ufite imyaka 17 ufite iminsi cyangwa igihe washaka utashaka izaguterura ikujyane kugeza ahangaha abuzahagera ubikunze utanabikunze niba uhaye kuramo none icyo guhagarikiye aha ndagira ngo uhindukire unerera abo bahungu uzangana na mukecuru ariko kugira ngo ugere kuri mukecuru ibintu utari gukorera muri 17 imyaka ya 17 kugeza mukecuru ufite na 70 afite imyaka 80 afite imyaka 80 bivuze ko imyaka 80 mukecuru agezemo aracyaza mu nzu y'Imana ariko hari ibintu atakora kubera imyaka agezemo kandi ntarapfa ubu ntashobora kunama ngo akoropirika kubera ko imyaka ye ntimwemerera kunama wowe ufite 17 utegetswe kujya mu gakoropa utegetswe kuza ukazinduka ugakoropa mu rusengero utaragera aha ngo nuhagera ugeze aha ubona umwana wicuze ndi kukubwira ngo igihe kizagufata kikugeza ibyo utakoreye muri generasiyo nugera uzakicuza kandi udafite gusubira inyuma nakubwira ngo amahirwe yo kugira ngo urabire muri ubu buzima uzatinye papa n'undi uzamukurikira inyuma ye akaza akakubwira ati hajya witwa shara ishara
ishara igitangaza nayanze noneho rero gitangaza umusaza yaba ari muremure yaba uvuye mu gihe uzarangije kwiga ariya mashuri mu gihe uzaba umaze gusohoka kaminuza yawe igihe uzaba umaze kudefanda byiza cyane umuntu uzaza akakubwira ngo ndagukunda unega amatwi ni byiza ariko uzarenga urubiri atarakwandika kashi pawa atarafata irembo ataraguhagarika ku ruhimbi ngo ibiganza by'abatanzi birambuke niyo yaba gukunda urukundo rupima toni zingana ukazibesha wowe gitangaza niba duhagarara nyanga muri 17 yawe uzavuga ngo ibintu byose nakoze mu myaka yanjye kubaho rwose ibaye zeru guteranya na zeru bibaye ubusa guteranya n'ubundi busa njyewe iminsi iranyigisha ibintu utakoze mu buto bwawe ukorera Imana igifite iyo myaka uririmbira Imana igifite iyo myaka wuzure umwuka igifite iyo myaka uhanurire muri iyo myaka hari abo uzagera uvuga uti iyo mbimenya iriya minsi yaza umusaruro Imana yigeze kumbwira irambwira ngo Imana gutakaza muzange abana bawe bazabyonka igihe uzaba ugeze mu zabukuru Eliya Imana iramwishimira imukoresha iby'ubutwari aha rero yarageze guhunga ni igihe yarakoze igikorwa cy'abagabo amaze ngo kubona uburyo abaturage bari mu rungabanga ndabona abantu bahangayitse bajya mu bapfumu bakagaruka mu rusengero bajya kuraguza bakagaruka mu rusengero bajya mu bapfumu bakagaruka ku bahanuzi bajya kuraguza bakoresha ibiti bakagaruka ku Mana ndabirebye biramubabaza ngo agira ishyaka ryiza ngo aragenda asanga ahabu yari ayoboye haramubwira ati ahabu nubwo ndi mugufi nkaba ndi umukene muri iki gihugu ariko muri gihe harimo amavuta y'Uwiteka mbabajwe n'uburyo abaturage barimo barapfa mbabajwe n'uburyo abantu barimo kujya gusenga ibigirwamana zawe kandi ntibakire wanyemerera tugakura abantu mu rungabangabo aha batushatse kuvuga iki rero ugatishatse kuvuga uburyo abaturage barimo barapfa bajya gusenga imana zawe bagaruka bakaraguza natwe yacu yakora abantu ntibemere barajya mu matorero aha ejo bakajya mu yandi ntibamenya aho ivugira ntibamenya ivugira no byabacanze ariko kugira ngo dukure abaturage mu kavuyo reka tujye ku musozi Karumeli Imana iri busubirisha umuriro iyo ngiyo aba ariyo Mana noneho umuntu ushaka kuyikurikira ayikurikire yayibonye ariko gerageza wibuke ko ari mwene wacu nubwo agiye gushaka mu banyamahanga ariko gerageza abantu bikomeza kugupfira mu maboko kandi uzi imvugo y'Imana uwo mugabo arabyemera aravuga ati nta kibazo tuzahurire Karumeli saa ngapi ati saa 3 Okay, sasa abahanuzi bawe ukari magana n'abagaye ubashyira kuri tebe hanyuma nanjye nzaza utangire Imana ibitambo Imana imusubiza umuriro iyo ngiyo iri mu Imana abyumvikana ko bigira mu masezerano meza ahantu bararika abahanuzi bo mu gihugu bahanuzi magana ane baraza bajya ku musozi aza ari wenyine Eliya kubera ubushobozi Imana yari imufitemo ngo bashyira igitambo hariya arababwira ati ngabo nimubanzemo mukora ibyo mukora imigenzo yanyu nge nazanyu ngo batambira igitambo barishwanyaguza bahamagara bayani n'ingumba barakomakoma bavuza induru baricebagura bava amaraso bira arababwira ati rero mushaka uburyo mubigenza banza yazindutse ngo arabashinyagurira arababwira ati rero mwatakaje imbaraga aho zidakenewe nimujye ku ruhande ngo bafata bya bitambo arababwira ngo nimubisenye hanyuma muhasuka amazi menshi utagira ngo uwanyu niwo wabahagije ngo basuka amazi hariya batambiye warangije ngo yubaka igicaniro cyiza ngo ahamagara Imana aravuga ngo Mana ya Aburahamu bavuze ngo amen uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana ntabwo yigeze avuga amagambo menshi ufite kwizera kuvunika ngo umuriro uva mu ijuru utwika igitambo yica abahanuzi bose arabarangiza hano twasomye rero Imana imusanga ni uburyo Ahabu yatashye iwe mu rugo abwira umugore we Yezebeli
aramubwira ati nta kindi dufite gukora abahanuzi mu gihugu bashize mwandebye nk'abahanuzi nawe buriya aho kugira ngo umuhanuzi abure mu gihugu muzi ko imvura yahagarara dore nawe nari nkubwiye ngo aho kugira ngo umuhanuzi abure mu gihugu imvura yagira gute aramubwira ati bapfuye ati wa mugabo yari yarabishe bose uko ari 400 ntawe usigara umugore aramubwira ati bindeke ndaje muhige nimufata ndamwotsa ndamubaga ndamwotsa burushete inyama ze ndazitunga ku biti muri hano mancaga ntiburaha umugabo yaramuze tuzi ko bya bintu bitoroshye arandahiye barangica abaturage bati nibuze ubwenge wa musaza kizwa n'abantu kuko mbega nta nubwo ashaka kukureba Eliya yarirutse ngo ageze ahantu arananirwa ngo ajya kwihisha ahantu mu buvumo ngo abwihishemo ariko muri hano cyangwa ari muri aha Imana yibuka imirimo ngo yihishe mu mwobo ngo atindamo ngo muri uko gutindamo Yezebeli yamuburiye irengero ngo Imana imusanga muri ubwo buvumo iramubwira ngo urimo urakora iki Eliya we ati abahanuzi twapfuye twashize ngo iki ati twashize ariko abonye ntibakiriho ari Kigali bararahiye ari Bujumbura ntibagihumeka ni jyewe jyenyine wari usigaye none sinshobora kuva muri uyu mwobo Imana iramuseka ca iramubwira ngo barakubeshye haracyari 7,000 ati bya 1,000 biherereye he ati ko ababayari nabishe abacu bari hehe kumbi aho abacu bari twari duhishe haleluya twari duhishe nawe wari uhishe ujye wihanurira nawe mu muhanuzi w'ubuzima bwawe kumbi bariya abana ahantu bari uwo mugabo bita Obadiya yari afite umugore w'inyangamugayo akajya ateka akajyana ibiryo mu mwobo akagaburiramo abahanuzi bacitse kuri cumi ngo uko agenda agemura izo kurya ngo niko Imana ireba muka Obadiya Eliya rero ngo ave mu mwobo akubitana na Obadiya ariko mukundi inkuru cyangwa ntiburi ahantu yasohotse mu buvumo akubitana na Obadiya wari ufite umugore watungaga abandi bahanuzi mu ibanga ngo Obadiya mureba aramubwira ati yewe wowe urapfuye urashakishwa aha barakwicana n'umugore undi aramubwira ati barakubeshye Imana yambwiye ko hari 7 bitarapfa kandi nawe uracyahari genda ubwire ko nkiriho batangira kwiyeka Eliya abwira Obadiya ati genda ubwire aho ko gihari kandi ndamufitiye ubwoba ati genda umubwire ko noneho umwobo nawuvuye mfa kuba ntajya ko inyuma yanjye hari abandi niyo napfa bazakomeza wahaba mutumanurira ati gahiyerekane shati kureba ngo yarani yasanga ahabu aramubwira ati umva ibyago byose biteye mu gihugu ni wowe n'inzu ya so icya mbere wagiye mu banyamahanga urasambana icya kabiri uragenzana abagore b'abanyamahanga wakoze amarorerwa uteje mu gigani uteje imyaku ni wowe uteje izi korona ni wowe aramusomera aha baravuga ati mwuka bya uyu mugabo umuntu yamwica uruhero Eliya mucamake yari ateye umujinya kuko yafite amavuta y'Imana tekereza umugabo wahamagara ngo umuriro ukamanuka ukica nta kintu afite noneho yabwiye aha baravuga ati kugira ngo umenye ko Imana dukorera idufite imbaraga ubu tuvugana niho twasoma imvura myitegetse ariko mwakwakira imbaraga zo gutegeka ndagira ngo uzamure kwizera mwumve ko dufite ubushobozi bwo guhagarika ibigirwamana no guhagarika izi virusi zigahagarara arakubwira ati ubu tuvugana mpagaritse imvura kandi ubu nyewe mbitegetse mu izina ryanjye
n'iry'Imana bagenda n'umujinya mwinshi cyane bageze imbere ngo yibuka ko ikime gitonda ku byatsi aragaruka nibutse ko n'ikime kiri butonde amatungo akarya akarisha noneho n'ikime nacyo ndakijyanye n'ikindi gihe uzasiga gutekereza ku bantu Imana yavuze asore yitwaye mu ikote atwara n'ikime mu ikote kandi ishati ngo ntiyagiraga ibifungo kubera ubukene ariko yari afite amavuta umuntu mwiza atwara n'ikime arigendera imvura iragenda imara imyaka ingahe n'amezi angahe atandatu nibwo aha yabashije kumenya ubushobozi twifite tuvuge ngo amen noneho dore ikintu ngo niba ku bantu bavuganye niba kije amen Imana yavuganye na Eliya niyo yavuganye nawe akimara gufata icyemezo cy'uko imvura ijyanye ngo yigiye imbere gatoya Imana yamubwira ngo hagarara nganire nawe Eli karame ariko wibaza ko uri umuntu nawe kubera yihagararagaho cyane abwira Imana ngo ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko nawe zari zakwica tigute se kandi ngukore nayitwaye mu mbaraga numva wambaye Imana iramubwira ngo ndagushyigikiye ngo nize gute ndagushyigikiye imubwira sasa rero amubwite ariko hariya wari ubuze ubwenge kandi nawe ukiri kandi ngiye kureba ngewe icyo nakoze nuko nagira ngo ndebe kuriya kuko n'ikindi gatazongera kujya dusuzugura kandi nivuganye nawe simba ahangaha utampaye ingeso isa kugira ngo bigende neza manuka iyo reka kubwira mu gihe korona irimo irica abandi Imana ikurangira akayiroko mu gihe barimo barapfa mu gihe bari kubura igisubizo twebwe Imana ikiduhe kandi turangire umuti wacu iramubwira ngo nubwo abandi barimo baricwa n'umwuma kuri iyo gutaha Imana ibarangira ahantu mwihisha cyangwa ibihore navuga ngo nudakizwa irakwica Imana iramubwira ngo Eli karame icyemezo wafashe ndagishyigikiye kandi rwose urwanya ishyaka ryiza ntabwo mu bantu bari gupfe ubonekemo ariko ngwino nkwereka ahantu nguhisha abandi babura igisubizo cya korona wowe kurangira uburyo ugomba kubaho abandi bashaka ibyo kurya biruka wowe kurangira uburyo urya ese mfite ubwoba bw'ibirimo biraho ahubwo mpanganye no kugira ngo menye icyo Imana ivugana nacyo waramanuka ukajya ku kagezi bita Kebeti ndagira ngo kubwira ngo Imana ntizabura aho iguhisha kandi izamutunga ibifite mu kiganza Imana iramubwira ngo jya ku kagezi Kereti kandi usabye gutuza mfite abakozi bazajya bakuzanira ikintu bisa ubugari kandi bazabuzanana n'inyama ariko Imana ndayemera iyo aba ari nkawe yantumyeho ntabwo ziriya nyama bari buzingezeho Imana ni umuhatari yarebye uburyo inzara iri mu gihugu ireba ukuntu abantu bakubiswe na ntuza iravuga iti ntumye umuntu nkamuha kashi ngo amushyire ntabwo yazimugezaho reka nikoreshereze igikona reka mbabwire ngo ntimukirukane ibikona byose hariho bizatugirira umumaro igikona cyangwa mwicaranye agiye kuvuga ngo ndabatutse ngo twago ati uze gutya Imana iramubwira ngo ako kagezi nguteretseho gaturizeho ugabanye amagambo
yewe nzajya nkuzanira ibyo kurya kandi mfite umuntu uzagutumaho. Imana ntiyanaguhisha ibanga, iramubwira iti ni igikoni. Eliya ati Imana yancuka ibikona bibiri by'ama mu isoko kiraba kivanye mu buhe burenge kugira ngo kizangeze. Dufite Imana itegeka ibintu bigakorwa. Imana itegeka igikoni irakibwira iti mbawe urabizi ko mu nyumvira igikona kitiwe izo mene. Ni umugabo nshaka kugutumaho ahantu ari mu kagezi. Fata izi nyama, fate n'uyu mutsima, ariko ubundi buri gikona cyabitwaye. Utekerezaho akantu gato. Tujya mu mibare. Bagihaye ikirago, umutsima, inyama. Agacuma k'amazi se kari kariho? Agacuma k'amazi. Yari ari mu kagezi. Yatwaye umutsima n'inyama. Tujye mu mibare. Ubugari bwagiye hehe? Inyama zitwara. Inyama mu kanwa. Ubugari mu nzara. Eliya yagiye kubona abona igisiga kiraparitse. Ariko man, hari ibintu ukora tukakunezeza. Ubundi ikintu Imana ibishatse kuvuga ibidashobokera abantu Imana irashoboye. Ahantu utabona inzira Imana igikona gihita kiza giparika impande y'umugabo. Umugabo arebye koko abona giparitse ubugari n'inyama. Ajya mu mibare. Ni gute igikona gishobora kwihangana kikanda inyama cyabanje kuzihaga se ubura? Ntabwo Imana yabura uko ibitunga. Ibintu byo kuvuga ngo South Africa ngo nta tiripu ubona ngo ntacyo. Imana yakuzanye ifite n'akagezi izagutura. Usabwe guturiza aho yamushyize. Ugabanya akajagari. Tugiye gusenga. Akagezi karakamye. Imana iramubwira iti ikomeje gukorana nawe. Ihute jya ku mupfakazi. Kumbe umupfakazi ni muka Obadiya. Niwe wabagaburiye kera ari abahanuzi. Imana ngwitigize Rafati we, hari umuntu wankoreye ugenda kugaburiye. Ageze nsanga nta n'umwana afite. Aranamusengera barabyara. Akora ibintu byinshi cyane. Wa mwana aza kurwara agiye gupfa. Aratabaza ati muntu w'Imana ati wa mwana nsenge nkamusama arapfuye nakumuzu. Ariko hari amavuta atajya yihishe. Mujyana mu cyumba cyo hejuru hamwe yamucumbikiye. Aramusengera. Umwana arazuka. Ndashaka kugusengera Imana. Nubwo kereti yakama Isefati harahari. Tangazo rikureba ni iryo guhagarara ku maso yawe. Kuko ngo kageze vuba kagera aho ukabakaba. Birasaba kugira ngo ufite amaso ubashe kumenya aho ubungira ibyorezo n'imisimbe.